reka mbahe iyi message, reka nsoreze aho niko Imana yambwiye sinjya kubisemura. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so musangiye amakuba no gucungurwa ndetse n'ubwami bibonerwa muri Kristo Yesu. Ni niyo mugabo Aniseti, turi kumwe na Christian cyangwa se Chris kuri kamera uri gutunganya amajwi n'amashusho. Tumwatuyeho umugisha w'Imana nk'uko namwe tubibasabira iteka iyo twibutse kubasabira ku Mana. Rero reka uyu mwanya mbanze nshimire abantu tubana uko bwije nuko bukeye ku ijwi ry'umukanguzi, abantu mwakoze subscribe, abantu mu sharinga mugasangira n'abandi izi nyigisho, ibihe by'amasengesho. Nagiye nkunda cyane abantu twabanye mu masengesho bagiye bararikwa n'abandi, kandi nkunda hari imiryango imwe n'imwe yakererewe kubona itangazo, bari basharinga nyuma twarimaze kurishyira mu prive, ariko bararibona nyine iyo babahaye iyo link, hanyuma bagiye bakora amagroupe yabo. Ni ukuri kandi twagiye tubaganiriza uko Imana idushoboje, tugasengana nabo. Ni ukuri Imana ibishimirwe. Burya iyo ufashe ibyo kurya ukagaburira umuntu uba umufashije kwica inzara, uba umufashije guhembura ubuzima umubiri. Niyo rero ufashe ijambo ry'Imana ukarisangira na bene so, ubu babohoye mu bugingo, ubu bahaye kugira ihumure. Kuko niba ijambo ry'Imana ari imirimo, niba ijambo ry'Imana ribyara imirimo ifatika igaragara, wumve ko umuhaye ikintu gikomeye. Paulo yarabivuze, yaravuze ngo ibyo kurya n'iby'inda, inda nayo n'iy'ibyo kurya byose bizatsembwa bishiri. Ariko kandi ubugingo nabwo murabizi, uko ufite amatwi niko n'ubugingo buyagira, nabwo burumva kandi buba bukeneye ibibutunga. Urabizi ko ibyo wumva byose bitakunezeza, buba bukeneye ijwi ry'ihumure, inkuru y'ibyiringiro, buba bukeneye kumva inkuru y'ishimwe. Kandi niba ufite amaguru nabwo buragenda, ukubaho niko bubaho, kuko ubugingo n'undi muntu kandi ubarirwa mu buzima, cyangwa se ufite ubuzima buri kombine n'ubwa Kristo. Mu yandi magambo, ubugingo butuye mu mibiri, ariko kandi umubiri ugatura mu isi. Ariko noneho umwuka w'Imana nawo atura mu bugingo bw'Imana muri twebwe. Iyo niyo office y'Imana, niyo biro y'Uwiteka, nicyo gicumbi, aho niho Imana itura. Rero iyo usangiye n'umuntu ijambo ry'Imana rimuhembura mu bugingo, uba umufashije kongera kubaka urukuta rumutandukanya na Satani, umufashije kongera kubaka urukuta rumuha ibyiringiro mu buzima. Rero uba umeze nk'ubyukije uwaguye. Iyo tubivuze gusharinga, ntabwo ari ukugira ngo tubungukemo amaviews, nubwo nayo atari mabi kuyabona, ariko twe kubona y'abantu batagize icyo bafatanya mu bugingo. Ko Paulo yabwiye Filimoni, aramuga ngo nkubonemo umumaro ndetse nawe umbere uw'umumaro. Imana ibaha umugisha. Reka twongere twifatikanye n'abantu twabanye mu masengesho y'iminsi duheruka gusenga. Reka dushimire Imana yabanye natwe. Nifatikanyije nawe utabonye ukuza kuri kamera kandi sutanahaza, nifatikanyije nawe gushimira Imana. Ni ukuri Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ishimwe ko iduha ihumure uko bwije nuko bukeye. Imana yatubwiye ibintu byinshi, yavuganye natwe kenshi, ndetse ari n'uburyo yagiye ivugana n'umuntu personnel, wowe ukumva ijwi ry'Imana, kuko amatwi yawe siyo yanjye. Uburyo wumvamo Imana hari igihe atari bwo buryo nyumvamo, ariko kandi Imana iba yavuze. Icy'ingenzi nuko twese tuyumva. Imana ibaha umugisha. Reka rero nze kubashimira mwe mwabashije kuduha amakomenti. Nakunze kubabwira ko urukundo mutugaragariza ni rwo rudukiza imvune n'inguma duhurira nazo muri iri vugabutumwa. Rero Imana ibaha umugisha. Turabashimiye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi uko mutubera ihumure, twizeye mu mitima yacu tudashidikanya ko natwe ariko tubabera ihumure. Reka mbinginge dufatikanye gusenga. Narababwiye, ni ukuri niba ugiye gusenga bihe agaciro, kuko turi guhura n'intambara zitubuza ibyo bihe, turi guhura n'ibihe bitubuza gusenga. Rero uko ubonye uburyo fatirana urwane n'ibihe kugira ngo
ibihe bizasimburane bisanga uhagaze kandi ukomeye. Imana ibaha umugisha. Rero hari abantu bafungura amamashine yabo, amatelefone, kuko bafite wifi, bamufite internet y'ubuntu, ugafungura warangiza ukigendera. Hari abantu bagiye baduhamagara bakatubwira ibyo bigwi ngo nsiga nanafunguye ikiganiro cyawe nkigendera. Ni ukuri mu bantu dukeneye ntimurimo. Abantu mufungura ijambo ry'Imana mukagenda ntabwo tubakeneye. Dukeneye abantu bumva ijambo ry'Imana, kuko bibaye ibyo twakagiye tugasenga twenyine. Ariko ntabwo tuje kubungukamwe amafaranga, kuko hano ntayahari rwose. Ni imvune nyinshi n'umutwaro ukomeye wo kubwiriza bene data kugira ngo turamirane muri ubu bugingo, tuzagere ku munsi w'ijwi ry'impanda turi bazima. Ko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Riratubwira ngo uko mubonye wa munsi wegereje, mujye murushaho guteranira hamwe kugira ngo mwaturirane impamvu z'ibyiringiro byanyu, ariko kandi muririmbirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muhumurizanye mubwirana aya magambo yo mu byanditswe byera, ya magambo aramira ubugingo, ngo kugira ngo hatagira uwacu n'umwe usigara agaheranwa n'ababisha. Rero niyo ntego yacu, ntabwo intego ari ukugira ngo mufungure mutumva. Niba wumva udahari rwose, utari ready, byihorere. N'uwumva ubaye ready uzafungure wumva ijambo ry'Imana. Kandi reka mbingingire gukomera mu mwami. Amakuba yariho, amakuba arwanya abera ariho, kandi impamvu ariho nuko natwe duhari. Ntabwo waba umopozisiyo na Satani ngo Satani aguha agahenge. Ariko kandi dufite isezerano ridutera ibyiringiro rivuga ngo amarembo y'ikuzimu naho yazikuka, itorero rya Kristo ryubatswe ku rutare. Kandi Yesu yarabivuze, yaduhaye conclusion, aravuga ngo ndifite mu gipfunsi. Imana ishimwe. Nta wabasha kurimfufunura mu gipfunsi. Wowe nureba amakuba atera hirya no hino ukaba ushaka kuyahunga, wirwana nayo, wihangana nayo, oya, ahubwo injira muri Kristo. Banza urebe ko uri muri Kristo indani, uri muri we. Mukongomani yararimbye ngo niko ndani ya Yesu ninaburudika. Kuburudika ni ugusinda ibyishimo. Imana ishimwe. Uri muri Kristo, niko ndani ya Yesu nimeshinda vita. N'intambara turazinesha iyo uri muri Kristo Yesu. Ko Bibiliya iravuga ngo tuba tubaye ibyaremwe bishya. Tuba tubaye ibyaremwe bishya, kandi ikindi kirenze kuri ibyo, ntituba tubyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Iyo utabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ni igisobanuro cyiza cy'uko wabyawe n'ubwo bushake atazakurwanya ngo akuneshe. Kandi ikibi cyose kiriho kizana n'igihe cyacyo. Ubwo icyo gihe kirangira, n'ikibi kiriho kizashira, kizavaho. Humura rero, ibyo warwanye nabyo ntibigende, igihe nigisimburana kizabitwara nk'isayo ritembanwa n'isuri. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, twibutse icyubahiro cyawe ko wakirwaniriye Igorigota, wambara umubiri w'igisuzuguriro kugira ngo ubanze ucungure umuntu usuzuguritse nkatwe. Urangije uduha icyubahiro kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragarire muri twe. Uraduhamagara, uratwiyegereza. Jambo ryawe ryaratubwiye ngo abo namenye kera narabatsindishirije. Bonatsindishirije nabahaye ubwiza, kandi abo nahaye ubwiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ibyo iyo tujya kubivuga, ururimi ruragobwa kubisoza bikanga, tukavuga ibihwanye n'amarangamutima dufite. Ariko hari igihe tuzaguhimbaza tutambaye uyu mubiri, hari igihe tuzaguhimbaza tudafite ibitekerezo bifite izindi nshingano. Turi mu ijuru. Muririmbyi yaravuze ngo kudapfa byakuye, gupfa byakuwe no kudapfa. Igipfa cyamizwe n'ikidapfa. Ubwo tuzishima hejuru y'urupfu ndetse na Satani, ubwo tuzabwira umubiri ngo sigara iwanyu, tukabwira isi ngo turagusezeye, ubwo tuzabwira amakuba ngo tugeze aho utaba. Enimanse dry pendima ni yahoria, elima ngisa edra pendosa ni mondi yahoria. Urera Yesu, urera Mwana. Ubwo ubutware bw'ubutsinzi, ubutsinzi bwawe tuzabwambara nk'umwambaro. Imana ishimwe. Ubwo tuzaba twambaye intsinzi nk'amakamba. Kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Imana ishimwe. Turagushimiye Mwana,
turasabye kugira ngo bene data muri Kristo Yesu, abizera abagize umubiri wa Kristo bari mu isi, turasabye kugira ngo Imana irinda abera amakuba ibarengere, Imana ikiza abera ibigeragezo ibarengere, ubarwanirire bagoswe impande n'impande, barwanyirijwe impande n'impande, ariko Uwiteka umukiza utubereye maso arahari ari kumwe natwe. Ubwo warengeye Yobu mu bigeragezo, si twebwe watererana. Ijambo ryawe ryarambwe ngo ubwo wageragejwe ubasha no kurengera abageragezwa bose. None Mwami, ukuboko kwawe kwiza gusanzwe kubana n'abera, ni kubane n'abera mu makuba, kubarengere, kubakize. Intsinzi y'Uwiteka igaragare, umutima ugira ihumure rwose. Mana nyaguhora ku ngoma, umuntu uri mu ijoro ribuditse ku buzima bwe, umwibutse ko hari igitondo kijya gikurikirira ijoro. Umuntu uri mu mvura nyinshi, uri kunyagirwa n'imvura nyinshi, umwibutse ko igihe cy'imvura gikurikirwa n'icy'izuba. Mu izina ryawe Yesu Kristo, Imana ifata inyenyeri ku bicu ntizihanuke, niyifashe ubugingo bw'abizera, ntabwo buzatembanwa rwose, ntabwo buzatembanwa. Turabyizeye kuko Imana yacu niyo kwizerwa. Yanyuze mu rupfu ikahasiga irembo, ni Imana yo kwizera. Yatsinze Igorigota, ni Imana yo kwizera. Yihanganiye umusaraba, ni Imana yo kwizerwa. Yatsinze Satani, ni Imana yo kwizerwa. Niyo mpamvu tudacogora rwose, kuko uwo Mwami adufashe mu kiganza. Turagushimiye. Tsinzi y'Uwiteka niyihoraho, kandi ubwo Imana ari Imana yacu, twishimanye n'abera, twishimanye n'ibizima, twishimanye n'abamarayika, twishimanye n'abakerubi, twishimanye n'abaserafi, twishimanye n'abakuru, twishimanye n'abera bari muri Kristo bategereje umuzuko, twishimanye n'abera bari mu isi bagifite ibyiringiro byo guhamya, kugira ngo umucyo w'Imana ugaragare. Ndagushimiye Mwami, itara ryawe niryake mu mitima yacu, hembura ubugingo buzakubona, umubiri wungemo imbaraga, wongere uducira kanzu hamwe n'ibitugerageza bitari bimwe. Mu izina rya Yesu Kristo, uturemwemo ibyiringiro, ubwenge bw'umuntu butekereza iby'isi bishira, wongere ubuganiriza iby'ubwiru bwawe, uduhishura ibyo tutamenye, kugira ngo dukomerere mu Mwami. Wongere udukomereza aho twagwiraga, kugira ngo tuba abahamya bagakiza gashyitse, ineza y'Imana igaragare. Mwuka wawe wera yongera dusakarire, yongera dutwikirire, kugira ngo abe ubuturo bwacu. Tsinzi y'Uwiteka aba ari yigaragara. Mana nyaguhora ku ngoma, utwambika umwambaro wawe w'agakiza, ineza y'Imana igaragare, ikimenyetso cy'ubucunguzi bwa Kristo kigaragare kuri twebwe. Intsinzi y'Imana yongere gutuma amahema abumburwa, ubuturo wahaye abizera b'Abisirayeli bari mu butayu, si twe watwima, ntabwo ari twe wabwima, turi muri Kristo Yesu. Ongera utubambira amahema, nkingi y'umuriro n'igicu ntikiri hamwe natwe, ahubwo hari umwuka wera nk'ubuzima. Nkingi yagenderaga muri bo, ariko twebwe umwuka atuye muri twebwe. Haleluya! Ntabwo ugitutegeka kuremererwa n'isanduku, kuko umwuka wawe warabikemuye. Ntabwo tugisaba Mose, ntitugikeneye Eliya, ntitugikeneye Joshua na Karebu, ntabwo tugikeneye Dawidi uduterera ibuye. Kristo yarabikemuye, uri muri twebwe, urabaruta. Niba ibuye rya Dawidi ryarahaye Abisiraheli ibyiringiro by'igihe gitoya, ntabwo agakiza ka Kristo kabura kuduha ibyishimo. Niba inkoni ya Mose yari ubutabazi mu Bisiraheli, ntabwo ukuboko kwa Kristo kubana natwe bwatubera intege nkeya, ntabwo byashoboka. Niba isanduka y'isezerano yari irimo intsinzi, ntabwo ubugingo bwa Kristo bugendera muri twebwe aribwo bwatsindwa. Ole ebonewa dekota edraye temboria gosanse enimandi ya hosa. Ntabwo twacogorera imbere yawe, kandi aribwo dufite ibihamya bikomeye. Ntabwo byashoboka. Ntabwo twambutse inyanja nk'inyanja itukura, ahubwo twambutse urupfu utujyana mu buzima. Haleluya! Intsinzi yawe Mwami, intsinzi yawe niyo iduha ibyiringiro. Ntabwo tugitegereje
ihema ngo rikinguke twinjira ahera hahera, ahubwo wadutujeyo. Ntabwo tugitegereje kugera kuri ya ntebe iri mu rusengero rwa Yerusalemu, ahubwo waratuzuye utwicaza iburyo bwawe turabera n'abaziranenge. Ntitugitegereje abadutambira ibitambo, kuko waje uri igitambo, wambara umubiri w'icyaha, urangije ubu umutambyi wera udutambira iteka ryose, izina ryawe nirishimwe. Ntitugitegereje amaboko y'undi mutambyi wese, kuko ari we mutambyi uhoraho, kuko abatambyi ntibatambaga ibitambo bihoraho iteka, ariko wowe uje watambye igitambo kimwe gihoraho iteka, kugira ngo abakwizera babe batambiwe rwose babone igitambo. Ntabwo tugikeneye inuma z'intungura, ntitugikeneye ibimasa, umubiri wawe urahagije, kuko wawicishije bwa bwanzi, ushanyagura n'inzandiko n'imihango n'amategeko byaturegaga, utwinjiza ahera. Ubu uyu munsi natwe turi mu cyanya cy'intama za Kristo. Nimangi ya horiya, Imana ishimwe. Ntitukiri abagaragu, ntitukiri mwami nyaguhora ku ngoma, imbwa n'umusenyi, ntitukiri intumbi n'imbata, ahubwo turi inkingi, turi abatambyi, turi abacamanza mu rusengero rw'Imana. None ubwo burenganzira n'ubutware duherebwa muri Kristo Yesu, tubifashe nk'intwaro yo gukata imigozi yose yari ituboshye, tubifashe nk'intwaro yo gusenya urukuta rwari rudukingirije, tubifashe nk'inkota yo kwica ubwanzi bwose bwari buturi imbere, dusogosa imirimo yose y'abadayimoni, duciye intege amaboko yaturwanyaga, imitekerereze ya Farawo turayisogose, ubwenge bw'abisi bwacogozaga itorero rya Kristo turabusogoza. Pendoria ngoza inimandi ya hosa nimas edrai ni wowe Jehova nisi, bendera ry'agakiza kacu, bendera ry'Imana turarizamuye ku mugaragaro. Abaturwanyaga bahari, ibirwanya itorero bigihari, bendera ryawe riracyahari, kubera ko tuzigera uneshwa, tuzatsindwa, tuzacogora, tuzamanika amaboko, ahubwo uyaramburiye kwakira buri muntu wese ugeragezwa, kugira ngo umuneshereze. Oh lole barianga zainima eniho sarimandia elepanse dry perimoria gozans edrai wandika enima tosans edrai pendoria kosa enimoria. Urera mwami, ndagushimiye, 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 ndagushimiye. Byutsa abari basinziriye, ubibutse ibyo kubera amaso ubugingo, abari bananiwe ubibutse ko urugendo rugeze hafi. Abari mu ntambara ubibutse ko izashira, abari mu ijoro ubibutse ko buzacya hanyuma, kandi ijwi ry'ihumure rivuganye natwe. Urakoze mwami, izina ryawe nirishimwe, ku bwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, inshuti z'umusaraba, muhabwe umugisha no kwizera Kristo Yesu. Muririmbyi yarabivuze ngo anyambiki imbabazi ze nk'ikamba, kandi akampaza ibyiza bidashira. Reka mbahe iyi message. Abantu twagiye tubana muri groupe, muri bihamya by'ibyo Imana yavuganye natwe. Ntabwo turiho ngo tujye tubona amakuba asohoye ngo tujye kuvuga ngo twari twarayahanuye, oya, ahubwo duterwa isoni rwose, tukagira ipfunwe n'agahinda kubona amakuba bera bahanura asohora. Ntabwo ari ishimwe kubera, oya. Iyo Imana itweretse amakuba, ibiduhaye n'ubushobozi bwo kuyasengera ngo aveho. Imana yagiye ivugana natwe byinshi bitari ngombwa ko tugarukaho, ariko kandi ejo bundi dufite amasengesho, Imana yarangendereye iransura, ivugana nanjye, inyereka ibi bintu ngira ngo mbabwire. Inyereka amaboko abiri afite izina ndetse afite imizi, atagiteye kuri nyirayo, ariko nyiramaboko ahari ayayoboresha akanwa ke. Icyo yavugaga nicyo amaboko yakoraga. Hanyuma nabonye amaboko abiri, ukuboko kw'indyo n'ukuboko kw'imoso. Uku kuboko kw'imoso Imana irambwira ngo ni isi n'ubutware bwayo. Ukuboko kw'indyo Imana irambwira ngo ni itorero n'ubutware bwaryo. Ariko itorero rya Kristo mbibutse ko riri ku rutare, mu isi aho turi risa n'iritagira ishusho, ariko nuko ihishwe muri Kristo Yesu niyerekanwa tuzahindurwa duse nawe. Hanyuma Imana inyereka aya maboko yose afite imizi, afite ahantu ateye hafatika yose atoshye, ariko ukuboko kw'imoso kwarakuze gusumba ukw'indyo. Ukuboko kw'imoso kuragara
noneho ku kuboko kw'imoso intoki zako nabonaga zifite buri rutoki rufite urundi rw'inyongera, aho kugira ngo intoki zibe 5 ziragenda intoki ziba 10, ariko kandi ikiganza cyari kiremereye cyane nk'uko wafata umugabane umwe, niko ikiganza cy'imoso cyari kimeze, kandi ubutware bwacyo cyangwa iyo cyanyeganyegaga n'ikiganza cy'indyo cyaranyeganyegaga. Hanyuma mbona ukuboko kw'imoso ntikugumye muri wa mwanya kwari kurimo kurimuka, ariko kwimuka bitavuzwe n'akanwa ka nyiramaboko. Ndagira ngo mbibutse ko nyiramaboko n'Imana ari isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, ndetse itorero naryo ni iry'Imana, ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Imana. Imana ishimwe. Noneho nyiramaboko nta kuboko na kumwe yakoreshaga, ahubwo yakoreshaga ubutware no gutegeka. Hanyuma mbona kwa kuboko kw'imoso kwimutse mu mwanya wako, uko kwimuka kurandukana n'imizi, kuko ntikwari kugenda kandi kwari guteye. Kwimukana n'imizi ariko kuba kuretse kuba gutoya kuguma kuba kunini, kuragenda kugwira ukuboko kw'indyo. Noneho kwagwiriye ukuboko kw'indyo, imizi ya kwa kuboko kw'imoso yatangiye kuma. Yego, ariko uburemere bw'ukuboko kw'imoso buragenda n'ubundi bugwira ukuboko kw'indyo. Birumvikana ukuboko kw'indyo kwarazahaye guhura n'amakuba ndetse menshi, ku buryo kwa kuboko kw'indyo ko kwari kugifite intoki zako 5, ariko kandi ko kwari gufite ubwiza bwinshi butangaje, ku buryo utakwifuza intoki 10 hari intoki 5, kuko kwari kurimo n'umucyo. Noneho kwa kuboko kw'indyo kugwiriye kwa kuboko kw'imoso kumera nk'ugutwikiriye umucyo. Noneho uko gutwikiriye umucyo, ubushyuhe n'umuriro w'umucyo uri gushaka inzira butwika kwa kuboko, kuko ukw'indyo ko kwari kugifite imizi kandi kuri mu mwanya wako, butwika kwa kuboko kw'imoso kuko kutari kugifite imizi kandi kutari kuri no mu mwanya wako. Mbona kwa kuboko kw'imoso kugiye kunanuka cyane, hamwe kwari kwabyimbye, ukuboko kw'indyo aba ariko kugara, kurakomeza kuragara ukuboko, karakomeza karagara ukuboko. Nyine ndi kuvuga gutyo mu byumve muri icyo kinyarwanda. Ukuboko kw'indyo kuba kunini, kwibirindura kumwe kw'imoso kwari kwarakuze, ariko kuruma kurananuka. Imana irangije ivugana nanjye iravuga ngo isi n'ubutware bwayo byagwiririye ukuboko kw'indyo, ariko kuko ukuboko kw'indyo kwakomeje kumurika kutigeze kuzima, urumuri rwanyu ruri mu ibanga, ndi kubwira ukuboko kw'indyo, urumuri rw'itorero ruri mu ibanga, amasengesho y'itorero ari gusenga n'abazwi n'abatazwi aracyari umuriro, nimukomeze mwenyegeze. Ukuboko kubatsikamiye kuzakurwaho, kuko imizi yako itazagumaho, kwimutse mu mwanya wako kukaza mu mwanya w'ukuboko kw'indyo. Reka nsoreze aho, niko Imana yambwiye, sinjya kubisemura no kugira gute, ariko reka mbibutse ko Imana yabwiye Kuro ngo nzakurwanirira, hataringaniye mparinganize, nzakenyuruza abami, inzugi ibihindizo by'ibyuma nzabicamo 2, inzugi nzazimenagura. Irangije irabwira Abisirayeli ngo nzabacunguza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Kandi ndagira ngo mbabwire ko na Kristo yicaye iburyo bw'Imana, niko kuboko kw'iburyo bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo itorero naho bariniga ntiripfa, naho barihamba ntiribora, naho kuritera mu butaka baricukuriye bazi ngo nukurishyingura nicyo kizatuma rimera. Kandi urupfu rw'umuhamya umwe uhamya iby'agakiza ruvamwe umurama w'abaguye benshi babyukira gukizwa. Imana ibaha umugisha. Ntabwo ndi buze kongera no kugabanya. Hanyuma turongera tuze kureba indi message Imana yavuganye natwe, kugira ngo ibyo byo tuzabisengera Imana ibiturinde. Yaratubwiye ngo umujinya w'Imana wamanukiye abantu babibikenya, ntibamenya kumva no guhunga umujinya w'Uwiteka, ahubwo bakomeza gukora ibyaha kugeza ubwo
babyinjiza no mu nzu y'Imana. Imana irangije iravuga ngo ntizakoresha ukuboko k'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ihinduye ikirere ukuboko ko gusohoza uburakari bw'Imana. Iratubwira ngo izacana izuba ribangamira abantu, ni igitangaza ko bivuzwe mu gihe cy'imvura, kandi iravuga ngo izagusha imvura izabamo kubangamira abantu nanone. Ubwo tubivuze mu nyoroshyo kugira ngo byumvikane, ariko izuba rizava ririmo umujinya w'Imana n'imvura izagwa ifite umujinya w'Imana. Ibyo nimusenga tugakizwa tugakiranuka. Bibutse ko Bibiliya ijambo ry'Imana iratubwira ngo umukiranutsi niyo yapfukama ari umwe asenga asaba ko amakuba yava mu buturo bwe cyangwa mu gihugu cye, Imana izamwumva iyakize. Hanyuma naje kongera kubona Satani asutse cyane ubuyobe, njyewe nakita ubupfu bw'indengakamere, kuko mu bana batoya, mu rubyiruko, abana bato, ndetse cyane cyane no mu ngo, ariko ku ruhande cyane rw'abadamu. Hanyuma ubu buyobe bwaje mbona busenya ingo nyinshi, hanyuma abana benshi bafatwa nk'aho batakiri abana kuko bazaba batakinyuzwamo umwuka, ku buryo kubanyuzamo umwuka mwubaha impanuro bizaba bigoranye. Ariko kandi aracyariho ibyiringiro ko amasengesho yanyu n'imbuto mwerera abana banyu byazatuma mugira uruhande mu bafatamo. Kugwira ndetse cyane abana bazagwira, ariko kandi icyari giteye ishyano n'inkeke giteye n'impungenge ni uko umubyeyi atazifuza kwitwa cyangwa kwitirirwa nyina cyangwa se w'uwo mwana. Mbona Satani asabye urubyaro muri ubwo buryo, ariko kandi mfite inama nabaha kugira ngo muzatsinde uburiganya bwa Satani. Iki ndagira ngo nkibibutse ko isezerano rije riturutse mu mugambi wa Satani rirahinduka rwose, kuko abera dufite imbaraga zo guhindura iryo sezerano. Ariko rije riturutse mu mugambi w'Imana riturihindura, ahubwo ridusaba guhinduka kugira ngo tutazagwirira n'ayo makuba arwanya abantu barwanyije Imana. Rero mwere imbuto, babyeyi mwibuke gusengera abana banyu, kuko simvuga ngo bazaba bagiye hehe, ahubwo ndavuga ngo bazajya bava mu rugo bagaruke barabaye icyo nakita ngo ni ibyomanzi, ku buryo uzajya ureba umwana wawe ntiwishimire kumubona n'urukumbuzi wari ufite, ahubwo ubabazwe n'uko umubonye. Ako gahinda rero Imana ikabakize. Mwibuke gusengera urubyaro, kandi inshuti z'umusaraba mwibuke ko n'ijwi ry'impanda ya Kristo riri bugufi kugira ngo mweze ubugingo bwanyu mu butunganye, kugira ngo tuzabone Imana turabera n'abaziranenge. Reka dusenga n'Imana. Ibi mwumvise, Imana izabarinda amakuba yo muri byo, ibaha umugisha wabyo, kandi izabahanane nanjye, kandi izabarindane nanjye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagushimiye Mana, tuguhimbarije izina ryawe ko ari we mwami w'ineza, ni we nsinzi y'agakiza kacu. Buntu bwawe buradusakarira bukaturinda amakuba rwose, bugatuma tuguma kuraganwa na Kristo, tukaba bizera dufite umurage ubonerwa muri wowe. Tugushimiye kuri Imana y'ukuri kandi igisohoza ibyayo. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo itorero ryawe ryubatswe ku rutare, kandi n'aho amarembo y'ikuzimu yazikuka. Hari icyo wavuze ku rubyaro rw'abakiranutsi, uravuga ngo ntibazigera basabiriza, kandi ntibazaba umunyago ngo babe n'umwanda w'amaboko y'abarwanya Imana. None turagusabye kugira ngo turindire urubyaro, turindire ababyeyi, turindire igihugu ndetse n'itorero, kugira ngo duhabwe amahoro turi inaha kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Amakuba yo mu isi atazaduhagarika umutima, bigatuma tujugunya ibyiringiro byatuma tukubona. Uzabiturinde kugira ngo tube dushikamye muri wowe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.